ariko kwezi kwa 12 mu kirangaminsi cya Islam. Iminsi 10 tumaze iminsi dukoramo ibikorwa byiza bitandukanye bigamije kutwegereza Allah subhanahu wa ta'ala. Fahani'an liman istaghalla hadhihi al-ayyam fi at-ta'at wal-qurbat. Duhaye nziza wakoresheje iminsi mu bikorwa byiza fi siyami wal-qiyami wal-it'ami wa dhikrillahi ta'ala, ugusingiza Imana, ugufasha abatishoboye no kubaba hafi, gukora ibikorwa byiza, gusiba, gusoma Qur'ani n'ibindi bikorwa bihambaye. Yaqulu Nabi sallallahu alayhi wa sallam, inna a'zama al-ayyam 'inda Allah tabaraka wa ta'ala yawm an-nahr thumma yawm al-qadr. Inwa Imana sallallahu alayhi wa sallam yaravuze iti aujourd'hui aussi c'est un autre. Waragarutse uyu munsi ubunyobwa bwanze gushira icyo cyuma wanyweye noneho niba ari Billis ni impamvu Serafine bamwambika medeli amagambo cyangwa no mutuntu cyaraga mudukope mane dukope bro izi mani zikora umuti wa kintu buramba ariko kurebera muri agafoto se sha ifoto riragurishwa bro fotora wapi mani ntabwo nshaka agafoto bro ese bari urashaka ifoto ya nyirayenze bro ntabwo wambona ahubwo munsi habaye maji tuzagenda turebe ibyo ari byo mani iyo foto irakubiye mani ese uri bungurire akantu wakintu